neza aho muri hirya no hino Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza nzanye na ba bene data bari kudufasha muri iyi minsi y'iki cyumweru mu cyigisho kitubwira ngo guhangana n'ubuhumyi bw'iby'umwuka. Rero amazina yanjye yitwa Ukugize Jean Pierre, uwo tubanye uyu munsi ariko abo dusanga bo turamenyeranye. Reka rero nawe bene data tubakire kugira ngo babasuhuze kandi babibwire maze dukomeze mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Rero mwaramutse bene data, turabasuhuje mu gihe gitondo cyiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Muraho kandi ndabasuhuje, yitwa Charles Mugiriza mwene so. Imana amahoro nibahe umugisha. Murakoze cyane bene data kubasuhuza. Tubifuje kugubwa neza, turabakunda. Twifuza ko twasangira ijambo ry'Imana abari hirya no hino ibihugu bitandukanye, mu bihe bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kuri muze dufatanyiriza hamwe kwiga Bibiliya n'ibya byigisho bidufasha kwiga Bibiliya. Rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ubutwari imbere yo kuba impumyi ku bushake. Ubutwari mbere yo kuba impumyi ku bushake. Nizere ko rwose babyambariye mu gufasha abantu b'ibyo byose. Murakoze. Rero mbere yuko tujya mbere muri yo, reka tubanze guce bugufi gusenga. Turagushimiye Data wera Muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utugiriye neza, uduhaye amahirwe yo kuba mu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Twebwe n'abazadukurikira kuri iyi cano dusenze kugira ngo Umwuka wera azabe bugufi bwacu, maze ibyigisho dukura mu ijambo ryawe twe ntitwabisobanukirwa, ariko Umwuka wera bitwigisha. Tukugirireho umugisha, tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere muri iyi ngingo itubwira ngo ubutwari mbere yo kuba impumyi ku bushake. Ejo twize ingingo itubwira ngo igihe bongeraga kumubaza ikibazo birakomeza. Ikibazo twabonye uko byagenze, ejo dusabe Pierre duciremo umucamake. Ingingo y'ejo yaratubwiraga ngo igihe bongeraga kumubaza ikibazo. Ni ingingo n'ubundi yari ikurikiranye n'iyo kuwa mbere, ariko zose ikibazo rero bamubajije ni ibyamutunguye. Ubundi byagenze bite? Bashakaga rero kugira ngo acanganyikirwe bamuteshe umutwe, si uko atari yabibabwiye, ndetse nawe yarababwiye ati ariko si ubundi ko nabibasobanuriye, kubera iki mwongera kubimbaza? Urumva ko bashakaga kumucanganyikisha. Ariko akantu gakomeye kari karimo muri iyi ngingo kamfashe ku mutima, nuko ntabwo basobanukiwe uwo bahanganye nawe. Icya mbere uwo bahanganye nawe ntiyari yareze. Icya kabiri yari byari bikwiriye ko bahangana n'umuntu utarize impumyi. Aho rero hagaragazaga yuko ibintu babyumvise ariko barimo gushaka kubirwanya. Ikigisho cyaravuze ngo barushijeho kwamamaza Batabizi. yihumukirwe nawe ngaho wayishimishije kuba kureba. Reka ngiye umuntu asebye undi akazi bari kumusebya, kumva ariko no kumwamamaza. Noneho rero tugiye kumva ubu butwari, ariko ngo mbere yo kuba impumyi mu bushake. Kuri harabaza ngo ubwo bananirwaga kuyobya uwo musore wahumuwe, ni gute abafarisayo bamusuzuguye? Kandi se ni gute ubwo bujiji bwagiye bugaragara mu mateka y'igihe cyose? Bakoze ubujiji ariko ngo bunakomeza kugenda bugaragara mu mateka y'igihe cyose. Nk'uko twabibonye hirya, babumenye babishaka kuko bari bafite ibimenyetso bidashidikanya. Noneho dusoma muri Yohana igice cya 9 umurongo 28 kugeza 29. Haranditse ngo baramutuka. Aramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebwe turabigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Noneho reka dusabe muri Data Pierre dusomere muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, kuko urumva ibyo bisubizo bamusubije, reka twumve uko byaje kugenda. Imana ifitiye itorero ryayo, Imana ifitiye itorero ryayo muri buri gisekuru ukuri kudasanzwe n'umurimo udasanzwe. Ukuri
bameze nk'abana bato kandi bicisha bugufi, bisaba kwitanga. Hari intambara zigomba kurwanwa n'intsinzi zigomba kugerwaho. Ku ikubitiro abiyemeza kurwana urwo rugamba baba ari bake. Abakomeye bo mu isi bamwe n'ab'itorero bifatanya n'isi, barabarwanya kandi bakabasuzugura. Urumva aha iyi ngingo, aya magambo mwene data ari kudusomera muri iki gihe cy'abayuda buriya hawe kandi tutapfa kurwanya uko twiboneye babonetse kuriya mugabo w'umuntu, ariko n'ibihe byose Imana ifitiye itorero ryayo kuri buri gihe cyose, ndetse no muri buri gisekuru cyose. Noneho hano wenda reka twihute kugira ngo tuze kumva tunabisanisha no muri iki gihe cyacu. Wumve ese iki gihe cyacu biratwigisha iki? Haba uriya wahumiwe n'undi yabaye intwari agahabwa kugeza igihe gisunitse, ariko haba n'abirindwi. Ese twe biratwigisha iki muri iki gihe? Ariko reka tubanze tujye kuri be yaho, noneho turangiza tubihuze. Ni uruhe ruhare dushobora kwigira ku buhamya budakebakeba bwatanzwe muri uwo musore hamwe n'abandi bizera Kristo bafite imitima itaryarya? Yohana 9:33 kugeza 33. aranditse ngo, arabasubiza ati, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wamuhumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko yubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yakabashije gukora. Noneho wa musore arabahamiriza, ahamya Yesu, ashiritse ubwoba, bavuga ati rwose bameze nk'umunyabyaha. Umunyabyaha yabasha kumumura. Urumva mbere yarababwiye ati niba ari umunyabyaha simbizi ikibazo cyo gukora yamumura, ariko uyu mwanya none ari kubabwira ati ibyo muvuga ntabwo. bakomeje gupushinga, barakomeza. noneho nawe ko bamupushingaga, imbaraga y'umwuka iramwuzura. baravuga ati ariko noneho ni ishyano, nababwiye bwa mbere, murongera murambaza. Ese ko umwita umunyabyaha Imana yamukoresha imirimo ye akora, imico ye, uko yigisha, ibyo avuga asa nabyo, kandi imbaraga z'Imana ziri muri we. Ni umunyabyaha ate? Kandi kuva navuka sindabona umuntu w'impumyi yavutse ari impumyi. None njyewe nari impumyi, yavutse ndi impumyi, numva inkuru z'uwo mugabo, numva uko yigisha, numva n'imico ye, none yampumuye. Rero noneho ndabihamije, mukora icyo mushaka, ni umuntu w'Imana. Urumva rero hano hari abantu babaye mu bushake birengereza kurwanya guhamirizwa n'impumyi, bagahamirizwa n'ibyo yakorewe, ariko barangije barabirwanya. Ariko hari n'ubutwari uriya muntu wari wahumutse yagize. Muri iki gihe cyacu dusanishirize twebwe n'iki bitwigisha, kugira ngo n'abadukurikiye nabo mufite uko muri kubyumva, mufite n'uko mubyiga, ariko twebwe biratwigisha iki muri iki? Hano batubwiye ijambo tugomba gutekerezaho cyane. Bavuze bati abakomeye bo mu isi hamwe n'ab'itorero bifatanya n'isi, barabarwanya kandi bakabasuzugura. Barwanya n'Imana ikoreramo umurimo wayo. Aha rero tubyumve neza. Muri iyi minsi iyo umuntu ashaka kwerekana ukuri, guhamya ukuri, kuvuga ukuri, kuvuga Kristo yamenye, iteka ryose abantu badashaka kwifatanya na Kristo barwanya uwo muntu. Igihe turwanijwe rero, kurwanya icyo dukwiriye gukora. Hari icyo dukwiriye Dukwiye gukora. gukora urugero kuri uyu muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona, natwe tugahaguruka tugahabwa umwanya wacu. Kwiyoroshya, umwuka w'ubuntu n'urukundo, tukwereka abantu ingingo zishimangira ko Uwiteka ari umuremyi, tukabishimangira tudahanganye nabo. Tugomba no kujya mbere mu izina ry'Uwiteka, tugashyira ahagaragara ibendera rye, tugashyigikira ijambo rye. Urumva intambara y'ubukristo irumvikana. Tujye tureka ibyo nakwita nka gukina. Hari ukuntu abantu tuba mu by'Imana ugasanga ngo turahanga, bizabisanga hirya no hino, abantu usanga turahanga
usanga dupfa no n'amadini gufana. usanga dupfa n'amadini yewe ni umwadeperi yewe ni umudive yewe ni umureforme yewe ni umugorozi ugasanga abantu turi kwipfa ariko mu kuri ntacyo bisobanura. Hano icyo ijambo ry'Imana riduhamagarira tugomba kujya mbere mu izina ry'Uwiteka tugashyira ahagaragara ibendera rye tugashyigikira ijambo ry'Imana. Nushaka uzaba uriwe wese ariko rwanda ntabwo ari gushyigikira ijambo ry'Imana. Ikindi mbonyemo hano hari abantu barwanya ishyaka ry'Imana ariko bakarivana ritarimo ubwenge. Abantu bakaba baravugana nabi, abantu bakangana, ngo hari n'abarwana. Sindabona kujya numva izo nkuru. Ngo hari abantu bapfuye Imana. Nawe ukarwana n'upfa Imana. Wego. Ese Imana niyo igutumye kurwana. Ariko hano baravuga ngo mu kwiyoroshya kose, mu mwuka w'ubuntu, mu mwuka w'urukundo, tugomba kwereka abantu ingingo zishimangira ko Uwiteka ari umuremyi. Ariko mu mwuka mwiza, ntidutongane, ntidutukane, ntidusebanye. Abantu bareba ikirego bakavuga ngo Yesu yazinze ikirego. Yesu yazinze ikirego. Ariko Yesu niwe wongera arahindukira atubwira ko dukwiriye kugenda gutya. Kandi uyu Yesu we yazinze ikirego korega ntabwo yari yanze abantu. Ahubwo yari ababajwe n'uko batari kwakira ibintu abazaniye. Noneho ashyiraho igitsure. Ariko iki gitsure iyo ukomeje kwiga usanga ko ari igihe cyageze arambara amaboko batera n'imisumari mu biganza amucira ntiyabasubiza amukangisha ntiyagira icyo ababwira. Yesaya y'Imana yaravuga ngo yabaye nk'intama bajyana kubaga nk'uko intama icecekereje y'abayikeneye ngo niko nawe atigeze awumva akamaro. Rero ibyo byose yatwerekaga ko natwe dukwiriye kugira ikinyabupfura no koroha no kwiyoroha noneho tukorohera abaturwanya. Nibwo buryo bwiza niwo muco mwiza. Ariko niturwana tugahangana tuzaba nk'Abayuda tuvuge ngo tuzaba tugaragaje ko data ari Satani. Rero Uwiteka ashimwe kandi ashimirwe mu magambo yandikishije kandi namwe tubashimire kuri muradufashije kumvikanisha iyi ngingo. Uwiteka abagisha cyane. Abadukurikiyeho namwe reka tubashimire. Dushimire na kameramani ukomeje kudukamera ndabigenza neza rwose yitanze rwose. Imana iguhe umugisha kandi ibyo ubikora neza Uwiteka azabikugororera cyane. Rero abadukurikiye mwumvure Bibiliya mwige, mufate ibitabo mwige, ariko twige dushakisha ukuri kandi turwana intambara kugira ngo tugushyigikire twitandukanye n'ikinyoma kugira ngo tuzasanganire Umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaba agarutse. Nibyo mbasabira mu izina